noneho zirakara That is good. zirakara akira yaka zokeje n'izikara iragwe ese nagushya Tamenye na kwiseta yanjye yaka. ariko mwishwana guseta wa mukarita ngo ngiye ngumfite amenyo nk'ayimbwa izina ry'ima ntabwo nyishyura iri Yaka. Uramenye manjana gwini. fisi ndakura Yaka uramenye manjana na gwini. ndakura umutwe ntabwo fisi nyishyura ndagustakura Wawuzanye. umutwe fisi ndagustakura umutwe wa danje ntabwo nyishyura Yaka fisi ndakubona. ndagustakura umutwe wa danje Yaka ndagustakura ndakutimbura. umutwe wa danje Yaka ndakutimbura haya. rero ngo ngumfite amenyo nk'ayimbwa wa gikarita musaba imbabazi nta niyo nakwishyura gose ahubwo se mwana umbuze Yo manyama yangu. uri se inyama yawe ndabizi ko inyama inyama yawe ubundi kurya inyama yawe ko ari ihene ariko fiye umubwiye nabi mwana Uramenye yangu. ariko fiye umubwiye nabi Yaka menyama yangu yaka. Nese ubundeka nkubaza. Yakumukuye. ntabwo mbizi mbonye hajya Vugisha ukuri. mbonye hajya ntabwo Vugisha ukuri. ariko se uraransize iki Wanyana yimbwa. uransize iki Nagora wamuzi. uransize Bo. Ni byitanu. Ariko nyine boss akampa igihe cyo kujya gukina za filime zanjye. za filime zawe ibi urya se abikuramo izi burushete turimo kurya zikuramo Si yamenya nanjye singa. yaka ku fisi wumva azagwa ku biryo uzagwa ku ki Kuyitsi. ngewe aho nzagwa ntabwo mpazi haba ku gitsina kurya cyakora ku kaboga ngewe unegeye ku bata kandi ariko ngewe unegeye ku nyama Muzima. sha ndakubwiye umurimo unegeye ku nyama wambona ntabwo wambura Iki ubundi ntakubeshya. iki Reka gikapu nkubwize cyawe ukuri. Ubundi iyi nda yanjye yego kugira ngo mererwe neza. Nshobora gukubitamo nk'ubu burushete nka senkana. oya Eh. ushese ngana Akadendo hafi aho kakajya nkaha. Bo utuntu tw'udukoko tukajya aha. Urumva? Noneho akantu k'agahene kakaza hano gutya nyine. burushete 50 wazira Ndazirya. buriya nkunda ikintu bita inyama ndakubona dore n'izindi zaje fese noneho nimutama aragwa hano kira yes ndagusubira kandi mekazi fresh aho dukurikirana uri hirya no hino ku isi dutuye ni Jeskiz Auto 50 nitwa Patrick tubana muri story zitandukanye umunsi wa none tuba tuje kwisurira mujene witwa Fisi normali kubite mu kamera imbere twatake Fisi rero ni Fisi nyamunini niko mwamenye nka Fisi nyamunini gasigaye ni mucoma hano ni kamwe mu kabari gaherereye mu bice by'inyamirambo utapfa kumenya ngo ni hehe ariko reka twagire Fisi tubashe kuganiriza tumenye ngo ese Fisi ndetse asigaye acapa akazi gute ase Fisi ngo ni mucoma ariko arimo aririra nka Fisi azagashobora Yewe zose ndarya. ko dusanze wicara ese warunaniwe Nari naniwe cyane. Iyo naniwe ndagenda nkicara. Hanyuma nyine ngacunga bosi wakinye. neza kuri muziriro barakwishyura Ngomba kurya. uyu mubyibuho urimo urongeraho inyama urapfa Icwa se n'iki shaka. Barabeshya abo bantu bavuga ngo ndapfa. Nta cyanyica. ese ibiro bigeze muri bingahe 43. eh 43. nibyo ufite ubu iri bere se uburyo nyine rihagaze bingahe Ibere uko uribona. Bihagaze ibiro 8. ese byose usigaye mu cyuma byatangiye ryari Ya urumva. Akazi kose umuntu aragakora. Burya ntuzanga akazi. ase kuri muziriye ubuse baraguye cyangwa ukorera inda gusa Yampemba mwana. ukorera ibiryo Nga bosi nyine. Nkaryo. ntakabazo isi imishiti ihari imishiti ihari Yayimenya se yamenye nizo manetse hariya. hari izo muteka izi nizo uteka Izi nizo mari kotsa. Uriya nawe atetse ziriya. Twe tuba dufite abakiriya benshi. Ariko ndinya byariya nkarya naza hano nkarya. mbese kubona ubyibushye cyane ukaba wongeraho ibintu by'amavuta uno uzasandara uzaturika Umuntu apfira igihe. Bigeze ubona umuntu wapfuye igihe kitaragera. ntawe ndabona Umenye rero ko umuntu apfira igihe. ese ubu nta ndwara yindi urwaye iterwa n'umubyibuho
Kandi ikintu nabwira abantu iyi nda yawe se ubu bimeze bite kuba utambaye hejuru uno nta kintu cyari cyajyamo ubu urashonje ubu ndabanza ndya nk'inyama 8 hano wowe nzari nakwishe uko ndiye nyinshi nyine boss arabimenya arabimenye ariko mwingi imwe nta kintu bitwaye ubu uratubwiye ngo urashonje ndashonje bwaga kuri kino gifuture ubu ngo urashonje ubu ntabwo urarya wereka se to mbese iyo wahaze ntabwo kiba kijegera unahaze ibiguma hamwe biguma hamwe rwose nta kibazo gutera akabona ariko reka rega buriya iyi Kigali utiza akazi kose ntabwo wazayibamo iragoye gutera akabona se urabibasha ariko busa ni butunga ntabwo busa butunga kubyibuha ni ukuri kubyibuha ni ukuri cyane se uzanye ko usibye wowe uruzi ngo uzanye ko umuntu wabyutse atarariye ntabwo abaho ntabaho mbese ubugira mu kazi ryari mu gitondo cya kare baguhemba angahe ngo bo ni byitanu ariko nyine boss akampa igihe cyo kujya gukina za filime zanjye ibi urya se abikuramo izi burusheti turimo kurya zikuramo si yamenya nanjye zinga ese iyo video nayibona nayo kwirukana ntabwo boss ayimara boss ni umuntu uri aho ngaho wagwingiye umuntu rw'umusaza burya ruriya televiziyo cyangwa se showbiz iyo umuntu amaze kurya ko akenera ubwiherero ubu bujyaho gute mfite ubwiherero hano hafi yo kubukwereka se ntabwo najya mubwira ngo ngaruke mu nyama ufite ubwiherero hafi hano wabwegereye icyokezo wabwegereye icyokezo kabisa ese ubwo kujyayo nutindayo nindahe oya kuko nyine n'ubango ubundi abantu banini twe dutinda nyine kwaje kwa ndani kwa chini mu gutera akabariro ndavuga dutinda nyine kuri toilette ariko nyine umuntu aragerageza agakora uko ashoboye kugira ngo adatindayo agasanga abakiriya bagiye bakwambuye hari uwo wahinya amasaka gucika baragucika wa kintu ntuzizere abantu n'abana b'isi nyine ariko nawe uba urimo kubera zashiririye oya inyama zanjye ntizijya zishirira ese ko ubundi zegera ariko ibintu ntabyo umenyereye n'ayindi warasese nese ukeka ko boss yanshyizeho atabizi ese wari usanzwe ubikora iki jyewe burya akazi kose rega uriyaminiye ukwiyaminiye byinda nyine byinda nyine ese ubundi hari umuntu ukora ibitari iby'inda ndabizi se uzamunyereka uwo muntu yewe nawe nkora iby'inda wowe nyine nawe ukora iby'inda bose waguha amafaranga ku kazi wakagumamo k'ubunyamakuru wampa amafaranga arega abanyamakuru muvuga amagambo menshi ese fi gutera akabariro bite kudashaka umugore umugore rero se buri koko namara gushaka umugore ubwo nanjye tayari nzashaka umugore kuko se baranduta niwe rore modo wawe se niwe rore modo wanjye ubwo namara gushaka nibwo uzashaka umugore nanjye nzahita nshaka nadashaka ntuzashaka se kare hari abantu benshi cyane muri sinema batari bashaka urugero uriya ukina kwa bamenya wowe ntuza uri ufite umusatsi w'umweru imvi tukote papa sava cyabamenya ni ibisaza byinshi cyane bose batarashaka cyane rwose ariko n'imyaka uzi uyu mubyibuho wawe uzabibasha uyu mubyibuho wawe uzabibasha uzabibasha ntugire ikibazo nta kidashoboka gutera akabariro uzabibasha uheruka ryari gutera akabariro ni vuba n'ejo narabikoze ejo ragati ese ntibikugora cyangwa niba babyikorera mbonye umwanya ndagatera ariko niba babyikorera basaba babibasha rega wibuke neza yuko hanze dufite za dorobuci nyinshi ubwo dorobuci ni ukuvuga iki abakobwa nyine b'amasadunda ubundi buriya abakobwa bari mu byiciro hari abakobwa b'abana beza cyangwa se bashoboye hakaba n'abana b'abakobwa b'abana babi badashobotse buriya baratandukanye wowe mwahuye yari amezi ate yewe hari igihe akenshi nkunda guhura n'amasadunda
ariko ubwo yari Sadona ntitumarana iminsi irenze 3 duhita dutandukana mumubana se ariko ubushyuhe bw'inyama buba ari bwinshi noneho n'iki gifu cyawe buriya ubundi ntakubeshya reka nkubwize ukuri ubundi iyi nda yanjye kugira ngo mererwe neza nshobora gukubitamo nk'ubu burushete nka senkani akadendo hafi aho kakajya nkaha utuntu tw'udukoko tukajya aha urumva noneho akantu k'agahene kakaza hano gutya nyine burushete 50 wazirya ndazirya ndetse kwa muganga iyo ugiye bakubwira ngo iki bambwira iki nta ndwara se ufite nta ndwara ndwaye byose ni ukubera Allah niyo tumubyimba utya oya nyagasani buriya iyo yaguhaye nta kindi kintu kindi buriya Imana iduha bitewe n'impamvu urumva kandi iduha mu byibuho iduha n'uburyo igomba kutugabura tutavunitse nshimira aba diaspora bajya bandemera urumva harimo ba Jeskizo wa Mipangu harimo abo bita bashangazi ba Mizero ba Dubai n'abandi ba diaspora nyine ntavuze izina bagiye batandukanye bana njya kubona nkabona wenda nko mu diaspora abonye nk'ikiganiro cyanjye agahita anamo nk'akajana nanjye sinamo gutema ahubwo bantema 0788911179 hoya ntago ari ugusabiriza utanga nimero wa kintu ni nka bya bindi bavuze nanjye nyibaye ubu igibahe nyine ni nka bya bindi bavuze ngo umukobwa nazanga umugabo ngo atege ngo nuko ngo afite ngo uwo bakundana hari igihe uba ufite umukaritasi akaguheza kuziko ngo uzabona umugabo ngo utegereje nzamagabo ngo ufite nzamagabo ukibonera ufite gahunda ukamwanga warangiza ukajya kurindagira tanga nimero wa kintu we Imana irebe uko ibigenza ubutungo n'aba diaspora aba diaspora barantunze rwose si ukubeshya we na wundi murimo washobora oya ndawushoboye kandi ndimo ndakora ariko se sindi gukora kandi ikindi na filime ndazikina urumva ibintu byose ndabikora urumva utekereza gushaka umugore ndabitekereza ariko atari ibyo byaba papa saba ibyo n'urwenya kanumve ko zahiye uve ko zahiye bazakwiruka se urahembwe cyangwa baraguka banyirukana kuziriye ese nagushya oya yewe ngiye ku muriro ngiye kumva ko zahiye akumva ko mbamuza akantu kabishimira agirimo gushya hano hari n'akuntu ibintu bivuye ku muriro ukaba urimo gukubita ku ngo witurya twe tuba twaritse muri interina wibuke yuko kwiga muri interina si imikino iyo utariye ngo ufatirane igihe abana barakwemeza njye naryaga akabase kuzuye ibase yose y'umuceri ariko twaba turi nk'abana 3 bihaye akazi uyu mubyibuho wari wavuye ku biryo njye narariye kuko nabaye niza ahantu bita mu byiza byambaza indya n'ingurube byose nararyaga iyi ni benzi uyu ni benzi oya ntago ari benzi wa kintu uyu ni umubiri Imana yampaye uyu ni ingurube oya ingurube nayo irimo ariko bavuga ngo ituma abantu babyimba ingurube ngo ituma abantu babyimba umuntu wese ushaka kubyibuha ntagenda arya ingurube akaze nako awusubiza himna shayitani ya jimu akuzavuga ko muri umuyisilamu none wagiye ko ni umusiramu urya ingurube uri umusiramu naryaga kera nyiri umwana niga muri segonderi ubukene ni bubi ngo burisha ingurube umusiramu ubukene oya wari kurya ingurube ryari nyiri umwana uzi imyaka ingahe uzi imyaka ingahe na 15 umunyu mubisi ko atari mwiza byose umuntu apfa kugerageza akarohayo ni icyo wanga ku mubiri wawe icyo wanga ku mubiri wawe wireba ukabutisha icyo wanga ku mubiri wanjye ni amabere yanjye n'amabere naho inda niyo bapatoro njye hari ahantu njya nko mu bukwe bw'abajenerali nkinjira ubukwe bw'abakapa binjira kubera inda yanjye none izina ryanjye riranduta kuko ntabwo bakanga ko fisi yinjira nongo inda yawe hari ahantu kwinjiza cyane rwose
ngenda nambaye kositimu nigendesha gutya umudo wanjye nawe uzamuye uzubona ibintu biguhagije mu bukwe cyane rwose ahubwo ninjye ujya imbere kurya wamubonye yaka fisi wamukunye yaka nturya burusheti zanjye yaka ntagukuramo iyi ngoto batakabusheti ndakishyura ariko suri mu kazi sawa ahubwo si iyo nda nini ungana gutyo wumva bizakunda kuva bishyura bakwishyura nta yaka ameze tese umunsi bakujyanye se hashika koko ngo warwaye ibiryo kubona umuntu w'umugabo nkawe ninde uzanjyana se hashika cyangwa se ngo wishwe n'ibiryo umugabo nkawe koko so ngo wishwe n'ibiryo bakakujyana ku bitaro cyangwa ngo yakayishwe n'ibiryo kandi imagi none se waremewe kurya cyangwa urarya kugira ngo ube byose birahari ubereyeho kurya ngiye mbereho kurya ngenda rya kugira ngo kandi ikindi ngewe ndira igihe cyose umureka kanabishimo yakakubwenge wongera ukamusubiremo ngewe ntago mbereyeho kurya ngenda rya kugira ngo mbeho naho wowe ahubwo buriya rero wowe washaka kukwica yagutereka ingunguru y'ibiryo ukarya ugahita ibiryo bikakwica none se yaka utakeza ko nta bwenge ngira ntabwo urabirya ariko ubwo guhaguruka ku buryo ntabwo wabushobora wowe warya kugeza igihe uvuye mu mwuka ibiryo nibyo bizamwica izi burushete nubwo ubona ari iza patoro fata iyindi bakwemereye imwe izi burushete nubwo ubona ari iza patoro ngo zicwa n'ibiryo ariko nemerewe kurya burushete zicwa n'ibiryo umunsi tukujyanye se hashika koko ngo ufisishwe aga zubuze tuyaze uvugisha ukuri yaka mwana arasinda sibyo arasinda cyane ntarya aranywa gusa akarya no mu ndaya zingute yabara kuba uruzingo nimba njye ngenda arya nakora siporo nkanywa n'ibindi ibintu byose indaya se wazishobora indaya wazishobora wowe burya hari akazi k'umuntu ari n'agataro k'umuntu yaketura yayibashije umuntu bisi uretse kumurongora wowe ntabwo warongora we banditse bandongo n'umukobwa waguhaza umenye ko azirwariza nta kintu uzakora arabyikorera ntabwo ndi umutinganyi yaka tutazaserera dupfa ubusa ntabwo mvuze gukurongora umukobwa wereka ubundi niyo mpamvu haje ngo harya babyita gutera umugore akurira hejuru y'inzu n'umugabo akurira hejuru y'inzu harya babyita uburinganire umugore agomba kujya hejuru nanjye nkamujya hejuru ariko njye mugiye hejuru yapfa ubwo nyine nkora k'inyuma wamuturitsa shapisi niba ufite wamuturitsa kubera urungano byushye rutya ngo kaba karagiye ngo ntiwakabona kaba karagiye ntiwakabona twebwe icyaha reka twebwe icyaha twaracyemeye wabyumvise twebwe icyaha twaracyemeye niyo mpamvu udashaka turi banini ubundi buriya naravuze mpora mbivuga mu biganiro byose abantu banini no kwa je kwa ndani kwa chini haba haragiye sibyo ariko ntago bivuze yuko nyine irahaguruka gutya bakanakora nyine kwaje ariko nyine ni kwa kundi nyine ntago bibasha yaka kufisi umva zagwa ku biryo uzagwa ku gihe kuyisi yewe aho nzagwa ntago mpazi haba ku gitsina kurya cyakora ku kaboga ngewe unegeye kwata kandi ariko ngewe unegeye ku nyama ndakubwiye unegeye ku nyama wambona ntago wambura buriya nkunda ikintu bita inyama ndakubwira dore n'izindi zaje fese noneho nimutamu aragwa hano akira noneho zirakara zirakara akira yaka zokeje n'izikara iragwe ese nagushya niyo uzagwa ariko irakabona ko nakunda ibiryo nawe ubyanga izi zikaranze ko numva arizo zadangera inyama zacu turi kumwakira nk'umushyitsi aha turi kuzirya mwegere tubafate neza zokeje uko nazo waryaho iyo ziryoshye zikaranze nizo inyama za nyama nazishyizemo ikirungo bazakwirukana ubu se warya gutyo ugashobora akazi
urihengeka wakintu wese ariko wazitwa wambwa n'inzara inda yawe none itangiye kugenda yegukamo gake 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 nako reka mbanze n'izihiye tukavurema mino furayi sana kaboga kabonetse mu kanya nitubona icyo gushozaho ni ugushukura Mungu ni ugushima Imana. izi nyama z'uyu muhungu zirakomeye yaka irakunaniye shyira wirwarize nta menyo ufite se kandi izanye nizo zihiye yakatari mara ry'imitura yaka turi kumwakira iwacu yaka uvuga ko yafashe burushete ebyiri uzishyura nimwe hanyuma iyi sosi ya niyo ngiyo yasubije nuko biba abakiriya nuko biba abakiriya yakarya gake gake niyo mpamvu ese nyaka uvugije ukuri izi nyama urazimara urazimara Mbanze mimi. nibagiye ko yakari umuzayirwa yaka kongomani congolais avec congolais yaka unasemaje ubundi reka nkubwize ukuri yo ufashe inyama ugakubitaho itsingi y'uyibasha ugakubitaho kwaje ndavuga ubu igitsina ewa kagaswingi nta n'umuntu ukuri igikundo byibushye uryo urakibasha ntakibasha se yaka uyu muntu wamuha umukobwa yamubasha nzarongora mushiki wa yaka Bese bamuha ibindi ngewe nzakubera bofure yaka wamushingira Shafisi uzi mushiki wanjye nakamanike nagakobwa gakamanike gato gato cyane ariko kasa wowe ukagiye hejuru yavamo umwuka shuwase yaka nose wamushingira ubundi wamushingira abase mushiki wanjye wamumarira icyo uretse kumwicisha agahinda wenda kumwahira wamuhahira ariko se kumwahira gahunda mu buriri bikagwa yaka witonde wibuke ko nsanze ku kazi wamwicisha agahinda amagambo make wamwicisha agahinda uri ku kazi kawe ariko Francis ariko ntabwo yabura kuvuga ukuri nubwo uri mu kazi none se hanyuma ngo buryo asiko wabize icyuya nta kibazo sindi mu kazi urarya kugeza ubize ibyuya uko nyine azishyize ku ruhande ngo utazikubita Fisi mucoma number 1 wamubonye uzanga bashaka turimo yakaba kuri iki wazamushakira akazi yaka ni inzererezi ariko azaze muha akazi yani inzererezi yaka azaze nguha akazi sha ese kuri iyi iyo n'iyindi nayo ntaribi ndayishyura bosi ese uku kwezi urahembwa cyangwa zikura oya sinakubwiye ko bosi ari umusaza se bosi wanjye ni umusaza ni umusaza ntari biryo aragukupa nyine ndazirya kwa jene uretse yamenye burushete na comwe abantu rero abantu muri Kongo abantu mukunda kaboga awapenda bozomonake tozodame misuni tozolia misuni baze mbagurishe burushete taziringara inyama muringara baravuga ngo misuni n'isundi ntabwo ari misuni aho baye biringala awapenda tozodame na biso misuni misuni ni misuni nari abise yombana ese niko bana bafite uburaya bwinshi oya niko nanumvise noneho isosi banambaye nk'abapantaro nubwo mba ndi mu gikoni buriya rero bantu mukunda kaboga inyama iri igufi iraryoha inyama ifite igufi ariko yavuze ngo izo urimo kurya ngo ntabwo zihiye urarya ibintu bibisi nuko njye mfite amenyo yoroshye ubwo yakafite yakomeye yaka ameze nk'ay'imbwa twagiye ariko Fisi wajya ureka kumenyera mwana ahandi mbona ngo nuko ubyimbye ngo ntabwo nakubomora njyewe ubomora ndetse nta soni wowe ukaninjwa ngo mfite amenyo nk'ay'imbwa njyewe nimba hari abantu batajya bamenyerwa bamucoma n'abantu bacuruza inyama bazibaga ntabwo ndi ihene ngo wambaga njyewe we nta soni ukaninyuka njyewe ngo mfite mu kanwa nakwisha nyoko yaka utazanyimisha utazamenyera niba ubwa mbere n'ubwa nyuma utamenyera ku iseta yanjye yaka ku iseta wamukarita ngo njyewe ngo mfite amenyo nk'ay'imbwa Fisi ubwa mbere Fisi izina ry'Imana
ntabwo nyishyura iri uramenye inyama cyane guhima fisi ndakura yakuramenye inyama cyane ndakura umutwe ntabwo fisi nyishyura ndagusakura umutwe wa danje fisi ndagusakura umutwe wa danje ntabwo nyishyura fisi ndagusakura umutwe wa danje ndagusakura umutwe wa danje yakudakutimbura haya wera nuwa ngo mfite amenyo nkayo bwaje karita nta niyo nakwishyura gase toka ntabwo se mwana mbose yamaye inyama yawe none se inyama yawe ndabizi iyo inyama inyama yawe wowe kurya inyama yawe ko ari ihene ariko pe umubwiye nabi mwana ariko pe umubwiye nabi yakamenya inyama yawe yakarigera fi garuka mureke ndayikwishyura mureke mwana mwana tazayinze ni abantu b'imbwa ariko abantu nawe umubwiye nabi nagahambirwa rero nurimo uri umuntu w'umugabo icya mbere ntiwamfata fasha icya gutya kabiri nakubomo buriya nawe ukubita sokoti icyo kide nkagisatura njyewe umva fisi ndakurya jito kandi ikigabo ndakibona njyewe fisi ntumenyere fisi ntumenyere ukubita umushito rwa rudanda usatura utari umushito rwa rudanda usatura wa mugabo naza niba katiruka tubikaza imbwa gusa fisi yatwigenda usubira mu kazi batakwiba inyama cyakoze maze kukubona kuri umusega nubwo uri imbwa uri umusega yusubire mu kazi kawe nkanzanira imbwa reba nk'ubu bantwariye inyama umubwiye nabi nawe waguze uko wisubira icyuya nese ubu ndeka nkubaza yakumukuye ntabwo mbizi mbonye hajya vugisha ukuri hagera ntabwo ari vugisha ukuri ariko se uraranziza iki wanyana y'imbwa uranziza iki ntabwo ari wamuze uranziza iki aha ntabwo ari wazanye akarakashe genda mwana uri umukarita nawe hari nayo mwishyura uzanye iriya ngegera nawe nta mwishyura umubwiye nabi mwana ngo afite amenyo nk'ay'imbwa nyishyura mani burushete ebyiri iki se nyishyura sigara rwose nyishyura ndakwishyura momo yawe ngaho momo yawe bereza ibyanjye momo yawe ntarebe 078 82 ugenda gake 082 92 11 79 gira ndeba hano iminani n'ibiri cyenda n'ebyiri 11 79 gira ndeba hano ndabona bikora singibe tanuburira singibe kangahe he kangahe 79 iminani ibiri cyenda ebyiri 11 79 utanuburira mani nimukajya munzana isesemi ariko niwo bubyishe mani nk'ubu bose ambonye ndi guserera nawe yananyirukana nabibonye ko agezeho n'ikindi gihe rero tazongera kuzana abantu b'imbwa nk'abariya n'iriya mbwa y'umusega ngo ni akamwana ariko ujya bubaha abakiriya bubaha gute se urabwira umuntu ngo afite mu menyo nk'ay'imbwa iriya mbwa y'umusega keretse iyo mufata nkamurisha nyina se urabwira umuntu ngo afite amenyo nk'ay'imbwa none se wabonye wadafite amenyo nk'ay'umusega nta nubwo ari ay'imbwa ahubwo ni ay'umusega ariko ngo yayifomoza yayifomoza njyana natuma yikora ko nahita amurisha mama we ahubwo ngo nda yayifomoza ngo ni ibyo wigira ngo yayifomoza uretse noneho ndaza kuza kujya hariya mu marange nimufata namurisha nyina iyo nda ariko ngo yayifomoza nanzaraho ibintu by'imiki iyo nda yakajya umenya ko abaye umusirikare ariko ibyo ni iyo nda yayifomoza umva nkubwiza ukuri n'abakanyumbye babaye abasirikare n'abandi babaye abasirikare kandi umuntu arakubitwa umusirikare se yazanye imikino nibamuhondagura buriya nk'uko ubizi neza yuko nta muntu uri munsi y'amategeko uri hejuru y'amategeko ariko mubwiye nabi banza wemera ko mubwiye nabi mubwiye nabi se gute afite amenyo nk'ay'imbwa cyakoze umva reka nkubwire yasubiye mu kazi niba ari nuko mukora itangazamakuru ryanyu niba ari kuri mukora itangazamakuru ryanyu genda kwirira inyama ko sinabonye natuma nuko sijya mbabarira uva ahangaha ubusa namenye abantu wa nyama zinga kandi beranye Fise tuye duseze
mani reka nkubwize ukuri wakoze kutwakira nuko nyine ikintu nakubahiye nubashye uno mukameramani n'aba banyarwanda bari kutureba urumva nanabisabira mugenda mu ngora subscribe kuri channel yanjye yitwa Fizz TV hanyuma ikindi mu following kuri Instagram ni Fizz TV kuri TikTok ni Fizz Nyamunini Wanana Web mu following hanyuma nimero yanjye ni 0788911179 mani reka nkubwize ukuri ntukazajuzane ibintu by'imikino kwanza muva ahangaha swanyana y'imbwa nyine twe twagiye twakuyeho kamera byarangiye atenza kwari twakuyeho kamera urava hano twagiye umva se urava hano gira abantu nimero yawe nabo bagusanga ndakwiyamye so nimero yawe babwira aba tokeri wanje babwira nimero tokeri wanje tujye wajana mbavutso cameraman go out twasoje mani ngenda mubwira mani bisa kubisaba Fizz nta kinyabupfura afite muramubona cameraman fanga wangu wakoze cyane kudukurikirana Fizz nta kinyabupfura afite murabibona musohoke wakoze kutuganiriza rero sohoka wa mukarikasi poa sawa namwe mwakoze poa utumye banyi bamba nango ukore